itorero ry'iki gihe abenshi basubiye inyuma tibagisenga ko bikwiriye. Yego. Uri mu Kristo udasenga abameze nk'ikiziba kidatemba. Mu yandi magambo abameze nk'imbundi idafite amasasu. Yego. Buriya intwari itarimwe amasasu ntirasa. Rero mu Kristo udasenga utayobwa n'umwuka wera w'Imana abameze nk'imbunda itarimwe amasasu. Mwiriwe inshuti zacu za Gitavi TV, muri uyu mugoroba tubaramukije kandi tubahaye ikaze kuri televiziyo zacu za Gitavi TV. Jewe ni Augustin kuko bisanzwe kuko mubimenyereye. Uyu munsi natembereye muri Fargo iherereye North Dakota, niho n'umujyi wa Fargo. Rero uyu munsi natembereye muvandimwe mubasha kubona imbere ya screen zanyu kugira ngo tubashe kuganira, tubashe kuvuga muri bimwe by'umwuka wubaka, umwuka wubakira umuntu mu bugingo. Turakwakira mwene data. Murakoze cyane. Turagira ngo wibwire abakunzi ba Gitavi TV uwuriwe ndetse naho uherereye n'ubwo umaze kuhavuga, ariko utubwire uwuriwe kugira ngo ibashe kumvikana. Amazina yanjye banita Sibomana Samuel, nkaba ndi umushumba mukuru w'itorero Shekinah Glory Church. Nkaba mperereye muri North Dakota, muri ville bita Fargo. Murakoze. Urakoze cyane. Mbere yuko tubasha kuganira wabanza ukadusengera kugira ngo dukomeze ikiganiro cyacu. Mana uri Imana ikomeye, turagushima kugira neza tukuretse kino kiganiro tugiye kuganira, kibi kiganiro kidasanzwe, ubuhamya ijambo ryawe abazacumva bose Mana uzagira icyo ukora, uzagira icyo uhindura mu izina rya Yesu. Ngaye Mana reka tugiye gutangira kino kiganiro tuyibwe n'umwuka wera. Umwuka wera ashaka ko tuvuga aricyo tuvuga. Mana urakoze kuko ugiye kubara natwe muri kino kiganiro mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Sawa, urakoze kandi urakaze neza kuri Gitavi TV kugira ngo tubashe kuganira. Pasiteri umushumba mukuru wa Shekinah Glory Church. Yego. Urakoze, wenda izina ryo tugora kuko ari bwo bwa mbere tubasha kuryumva kandi ndi mu rurimi rusa n'urw'ikizungu. Ese umushumba wa Shekinah Glory Church ni muntu ki? Waba urinde? Woba ukomoka hehe? Uvuka he? Uri umupapa urubatse? Nimba wubatse uri umupapa w'abana bangahe? Urakoze cyane. Reka mvuga nkomoka. Njyewe mvuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, muri territoire ya Uvira, province Sud Kivu, muri groupement ya Bijombo, localité Masoro. Yego. Ikindi warumbaje ngo ndi umupapa. Yego ndi umupapa, ndubatse, mfite umugore umwe n'abana batatu. Yego. Asante cyane. Uri umushumba mukuru wa Shekinah Glory Church. Turagira ngo utubwire, ese mwakijijwe ryari? Ese mu muhamagaro mufite se mwawakire ryari? Murakoze cyane. Ubundi ngewe nakijijwe bintunguye, ariko byari mu masezerano yuko zaba umuhanuzi mpuzamahanga. Rero mvuka mu muryango wa Kristo, papa na mama barasenga. Hari n'umuwanko wanjye nagiraga, ubu ntagihari, yitabye Imana, yitwaga Erasto Karikofi Rwidegembya. Ubu yari umuhanuzi, abatuye mu karere ka Bijombo baramuzi cyane, yahanuraga ibihe agasengera n'indwara zigakira. Yari umunyamwuka cyane. Rero yari hanuye ntaravuka, ntarabu urusoro mu nda ya mama, yuko zaba umuhanuzi mpuzamahanga. Ariko rero byatwaye igihe kugira ngo mvuke, kuko yarabihanuye
arangije rero abwira mama umubyeyi mbyara niwe yabihanuriye arabimubwira yuko azabyara umwana wa kabiri w'umuhungu azamwite Samweli. Iryo zina Samweli nagiswe ntaraba urusoro mu nda ya mama, ndetse na mama atarantwita. Urumva rero yabihanuye kera, ndetse mama ambwira kuko yatangiye kumuhanurira akiri umukobwa yuko azashaka iwabo akazabyara umwana wa kabiri w'umuhungu, akazaba umugisha, akazaba umukozi w'Imana. Urumva rero arangije kubihanura gutyo, umwana wa mbere babyaye ababyeyi banjye ni umukobwa, rero uwa kabiri rero nigiye babyaye. Icyo gihe rero ndangize kuvuka, mbese ngewe navutse mu bitangaza by'Imana. Icyo gihe umukozi w'Imana Erasto Karikofi Rwidegembya yarangije guhanurira mama, byatwaye igihe. Rero mama arangije mbese gusama, urumva yaraje aramubwira ati rero uyu ni wa mwana usamye w'umuhungu, baje mu ivugabutumwa ahantu bita Maranda, bamaze umwaka wose mu ivugabutumwa basenga. Icyo gihe rero nicyo gihe navukiye ahantu bita Maranda. Icyo gihe rero ndangize kuvuka, Erasto Karikofi akora igikorwa cy'ubuhanuzi cyangwa se acte prophétique, arafata arasengera yuzura imbaraga z'Imana, anyaturiraho amagambo icyo Imana yamubwiye. Arashima Imana kuko Imana ibahaye umwana w'umuhungu, Imana yaberetse azakorera Imana. Mbese Imana yamweretse yuko nindangiza kuvuka hari amagambo azanyaturira, hari acte prophétique azakora. Icyo gihe yayikoze nkivuka. Yego. Subira inyuma, mama nawe twaraganira imbyara, arambwira ngo mu muryango wabo nta muhungu bagira, mbese abo bavukana. Mama nta muhungu bavukana, mbese bavukana abakobwa gusa. Umuryango kwa muyomba wawe? Muyomba ta muyomba, mbese mama avukana abakobwa gusa, nta muhungu bagira. Mbese bavukana, agira basaza babo umwase wabo. Yego. Ariko ntagira musaza we bavukana. Nawe arangije gushaka iwacu, arasenga Imana, abwira Imana ati Imana numpa umwana w'umuhungu nzamugutambira azagukorere. Mbese bwa buhanuzi bamuhanuriye n'abatu umwana w'umuhungu uzampa, mbese agiye kubanka ana, mbese wo muri Bible, nzamugutambira, kuko yarafite icyo kibazo yuko nta muhungu iwabo bagira. Mbese nawe yarihebye azi yuko nawe azabyara abakobwa, kukuntu wenda mama we yabyaye abakobwa. Nawe arasenga Imana avuga ngo Mana numpa umwana w'umuhungu uzamugutambira azagukorere, zamwita Samweli. Mbese bwa buhanuzi Karikofi yamuhanuriye burasohoye. Burasohoye, ariko nawe yarabyatuye ataransama, ndetse akiri umukobwa nawe atangiye kuzatura, yifuza umwana w'umuhungu, kuko yakuze ari abakobwa batagira musaza w'umuhungu, bagiraga basaza babo umwase wabo, ariko mwa papa we na mama we nta muhungu bagiraga. Yego. Birumvikana cyane. Rero nawe akaba yari yaturiye ari umukobwa, mbese ataranahanurirwa na Karikofi. Yego. Avuga ati Imana nishaka ukazampa umwana w'umuhungu wa mbere, zamugutambira azagukorera mu buzima bwe bwose. Yego. Urakoze cyane. Ndumva akimara kuguhanura gutyo, ukimara kuvuka, ukimara kubaho, ese mama wawe ni gute yumvishije wenda ubwo buhanuzi, ni gute yakiriye ubwo buhanuzi umusaza Karikofi amaze kumuhanurira? Yabyakiriye ate? Mbese mama byari mu nzozi ze, numva yakuranye icyo kintu, abona nta basaza bavukana, avuga yuko umwana Imana izamuha umuhungu azamutambira Imana. Ni ukuvuga ngo ndaguciye mu ijambo. Yego. Ni ukuvuga ngo Karikofi yahanuye, ariko mama wa kera we yamaze kubyifuza. Yes. Yego. Hari icyifuzo kiri muri muwe. Karikofi arahanurira mu buzeye wawe. Yes. Winda azatwita y'umwana w'umuhungu izavamwo umuhanuzi. Yabimuhanuriye ataratwita. Yabimuhanuriye atarabyara n'umwana w'umukobwa. Yego. Yabimuhanuriye agishaka iwacu, ariko atarashaka iwacu mama twaraganira, arambwira ati akiri umukobwa Erasto Karikofi Rwidegembya yaramubonye, aramuhanura ati wowe uzaza iwacu, mbese uzashaka iwacu. Akiri umukobwa? Akiri umukobwa.
Okay. yamuhanura akiri umukobwa n'izo zose yabimubwiye akiri umukobwa. Birumvikana. Mama wawe abona aragutwise yabaje kubyara umukobwa wa mbere imbere yawe, mbere yanjye. Umwana urumva yahanwe kuko umwana wa kabiri, rero ngende wa kabiri, umukuru n'umukobwa ngenga wa kabiri. Yego. Asante cyane kandi urakoze. Ukimara kuvuka ni ryari ushobora kuba warakira impano y'ubuhanuzi? Ubwo buhanuzi bwagusohoyeho ni ryari ushobora kuba wibuka kuba uwo munsi wakira imbaraga z'Imana? Yego, kimara kuvuka nabisobanuye mbere. Urumva nyine umuhanuzi Erasto Karakofi yakoze acte prophétique ndangije nkura nk'abandi bana, ariko ndibuka ngejeje imyaka 6, 7, 8 narakubaganaga cyane narakubaganaga cyane. Wakuze umukubaganye? Ndi umukubaganye pe. Birumvikana. Narakubaganaga cyane kanarwana. Nararwanaga cyane mbese nk'abandi bana bose. Yego. Nagiraga amanyanga menshi, ariko ndibuka ngejeje imyaka 8, 9 natangiye kuza ndota ibintu birasohoye. Kabwira mama ati mama usi kuko nabaye umuhanuzi ko ndarota ibintu bikaba, ibintu narota nkabona birabaye, ariko icyo gihe ntarakizwa, utaramenya ibyo ari byo. Nkabwira mama akabwira ati ibyawe ndabizi, hari amasezerano yawe afite menshi cyane yo kuzakorera Imana, ibyo bikora byose uzakorera Imana. Rero icyo gihe rero nkamubwira kuko icyo gihe nararotaga imyaka 8, 9, 10 nararotaga kandi nkarota ibintu bikaba. Rero mama akambwira ati rero hari icyo Imana avuganye naje kuri wowe, kabatari Imana ari amasezerano ufite kuri ako ntayambwire yose, akagenda ashukira avuga mbese aca hejuru. Rero nkura nkubagana, ariko ndibuka mfite imyaka 12 ndibuka iriya twabaga mu cyaro, urumva mu karere ka Bijombo nta hantu mu cyaro sinzi nta mashanyarazi, nta mazi, nta mihanda igerayo. Birumvikana, icyaro kirumvikana. Rero icyo gihe hari abashitsi bavuye ahantu bita kwa Tahiro mu Kajembwe, kuko habaga ibitaramo bihuza abanyamasengesho. Yego. Icyo gihe ndumva icyo gitaramo cyabera ahantu bita mu Masoro, ndumva abantu benshi badukurikira babaye mu Masoro babizi. Rero icyo gitaramo kibera ahantu bita mu Masoro, haje abashyitsi baturutse impande zose, ariko icyo gihe ndakijwe pe, ntazi ibintu byo gusenga, niko bakunde nyine mwaje gusenga kuko abyeyi basenga ariko bitakurimo. Rero baraza, ndibuka n'indirimbo barimo baririmba, turi mu rusengero baririmba indirimbo y'Imana, nafatiwe nje mu ndirimbo. Nimba uyibuka tutaguciye mu ijambo watubwira indirimbo yari indirimbo ivuga ngo nyamboneka Mana tabara itorero, kuko abantu benshi barasinziriye, amagare yabo ari ku miryango ategereje umugeni. Naho rero naho nafatiwe, naho nuzi imbaraga z'Imana. Yego. Mbese nakubiswe nk'inkuba, nikibatse numvishije nkubitwa nk'inkuba, nuzura imbaraga z'Imana, bitanguruka mu kirere hejuru, ariko numva nyine sinapfumuye ibati cyangwa irijanja. Rero nuzura imbaraga z'Imana, tangira kuvuga ku indimisha, numva nuzuye imbaraga zitarabaho pe. Icyo gihe numvaga nanacana mu gikuta. Ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe? Nafite imyaka 12. Yego. Tangira kuvuga n'icyo gihe indimi zantibutsemo, indimi zantibutsemo zintunguye. Hari abantu benshi bavuga ngo biga kuvuga indimi z'Umwuka Wera, ariko njye ntabwo nazize, zarantunguye. Rero naho nahise ntangira kuzura ibyo bita kuzuzwa, mbese narujwe amaboko aragenda, amaboko mbese yarimo atitira, hojuguma yuzuye imbaraga z'Imana, mbese atitira. Rero nuva kuko kuraremereye kw'iburyo, nuva kwapima nk'ibiro nka 15 imbaraga, kandi rero kukagenda konyine kukaja hejuru kukagaruka, konyine kwikoresha nuzi imbaraga z'Imana. Ariko icyo gihe namuvuga indimi, rero kukaja hejuru kukagaruka, ariko kumva kuraremereye cyane, kuraremereye kwapima nk'ibiro 15.
imbaraga z'Imana numva kuraremereye cyane. Icyo gihe rero ukuboko konyine ndanga kurambona kaza kugira gutya, urabona gutya kuko kwaragendaga kukajeje kagaruka gutya. Icyo gihe icyankijije nuko bazanye ikaratasi nandika amandiko ndandika, ariko kuko kwaza kwijana konyine sinanditse gutya, kuko konyine kwaza kugira gutya, urabona konyine kwiyandika kwijana uko urabibona, yego konyine gutya kwanama kwijana konyine, ntazi ibyo urimo singire. Urumva iyo ugiye kwandika kugira cyonyine uriyandika, ariko konyine kwari konyine kwiyandika konyine. Icyo gihe ndakibuka n'ubu, izo mbaraga z'Imana ndazibuka kuva ndishimye, n'ubu ibyo bihe ndabyibuka. Iyo ndi gusenga hari igihe bingarukamo byabe nyine byabayeho. Icyo ndi gusenga cyose ndi gusenga bingarukaho. Rero kuko kwijana konyine bazana ikaye ngo nandike, kuko konyine ukiyandika konyine uragutya, kuko niko byarimo bigenda, niko mandikomera. Mbese konyine kuko kwijana konyine amandika ashize konyine kukistopa, mbese kuko arimo kubikoresha, sinjye nerimo gukoresha, umwuka ari kugukoresha, umwuka arimo gukoresha n'Imana, umwuka yera. Nuko rero barazana amandiko ndandika. Icyo gihe ndanze kuyandika numva ukuboko gusa nkaho gutuje, ariko icyo gihe numva mu mubiri wanjye ndahindutse, numva mbaye ndi musha, imitekerereze yanjye irahinduka, imivugire yanjye irahinduka, imyitwarire yanjye irahinduka. Mbese numva mbaye ndi mushasha, numva hari ubundi buzima ngiyemo budasanzwe, numva hari undi mwuka nakiriye, numva mbese arapinda ibintu byose. Yego. Nuko icyo gihe rero nicyo gihe aya mandiko nakomeje gusenga. Rero nicyo gihe marayika yamanutse asobanurira ibyanditse muri ayo mandiko, asobanurira abantu bari baraho ngaho. Ibo nk'abantu mwari muri kumwe, iyo babonaga ibihe biba, bo bari bazi tayari icyaha gikorwa, bari bazi kunuza imbaraga z'Imana nk'abantu bakuru, ariko tibari baje mu masezerano. Benshi tibari baje mu masezerano yanjye, babonye gusa umwana wuzura imbaraga z'Imana, babona ibibaye baratangara, barumikwa, kuko nabo byarabatunguye, tibari baziteguye. Yego. Uretse wenda ababyeyi banjye bari bafite icyo sezerano. Urakoze cyane. Kandi ukimara kuzura izo mbaraga z'Imana, wenda uko iminsi igenda itera imbere wagiye usobanukirwa n'ibyagiye biba, cyangwa se izindi mbaraga zakomeje kukuzaho. Mbese uko iminsi yigira imbere niko nagiye nongere gushurirwa impano zo gusengera abarwayi, impano zo guhanurira ibihugu bigiye kuzaba mu bihugu. Mbese uko impano mbese irakura, uko iminsi yagiye yigira imbere niko impano yagiye ikura. Ijambo ry'Imana ngo tuva mu rwego tuja mu rundi, tuva mu mbaraga tuja mu zindi, tuva mu bwiza tuja mu bundi. Mbese uko iminsi yagiye yicuma niko nagendaga nongererwa izindi mbaraga. Yego. Icyo gihe nahise ngira inyota yo gusenga, kandi rero icyafashije nasenga amasengesho ndi jenyine, kiherera njyenyine, kandi gasengana n'abandi. Ariko umwanya munini nawufataga njyenyine, ngasenga njyenyine. Narabikundaga ibintu byo, n'ubu ndacyabikunda ibintu byo gusenga njyenyine. Nazaga nkantu ko batinye gusenga iminota 10, kaba nasenga amasaha 10. Ntumenye uko zagenze. Za mbaraga z'Imana zikagaruka. Zikagaruka. Ikindi nkagenda afite icyifuzo, ariko nagira umwuka akambwira ngo bibireke ngasengera ibindi. Rero uko iminsi yagiye yicuma niko nagiye nongera izindi mbaraga zidasanzwe. Urakoze cyane. Ukimara kuva mu bijombo, yego, witse mu mushasha, yego, ugiye mu mushasha, yego, byakomeje kuba kugeza wenda aho wagiye uca, uwo tubwira muri nkuru yahambese uko byakomeje kwenda muri wowe. Rero mvuye iwacu, mbese nari muri izo mbaraga zidasanzwe. Nza kwiga mu Rwanda, nahitiye Kigali ahantu bita Kimisagara. Icyo gihe mbese narahise nta kwezi kwashize nahise nja ku ishuri, bahise banshakira ishuri ahantu bita Rusumo high school, niho nize. Rero icyo gihe abantu benshi ntibari babizi, ariko icyo gihe ngeze kuri iryo shuri niho za mbaraga zongeye kugaruka. Uri ku ishuri. Icyo gihe nyine urumva abasore iyo mwigana murapingana nyine, ariko ndibuka icyo gihe kuko izo mbaraga zamanutse tugira groupe, bamwe bari hano twasenganaga. Hari umusore umwe witwa Patrick Nkizirungu atuye hano muri Amerika, hari umusore witwa Mbangutse
n'undi musore witwa Mike ari i Burayi, n'abandi bakobwa bitwa ba nyina w'umwami bari muri Kenya, na Paul n'abari muri Kenya. Abo nibo twasengana, twagize groupe yo gusenga. Iyo groupe aho naho twakira imbaraga zikomeye cyane. Nabo basore bari bakira basore batarashaka, bamwe barashatswe n'abandi babaye abagore. Aho ngaho twakira imbaraga zikomeye, twakira amasezerano akomeye. Ndibuka icyo gihe mbangutse, Imana yamuhaye amasezerano, iramubwira kuko azaba umucuranzi ariko azabyara n'abana b'impanga. Urugozo twari turimo kwishuraho Rusumo. Yego. Mbangutse nawe arimo arabitegera, wenda cyangwa azayibona. Bica muri wowe? Bica muri jewe. Yego. Imana ivuga ko azabyara abana b'impanga. Icyo gihe turi abanyeshuri, turasenga, twakiri umwuka w'Imana. Twakoze n'ivugabutumwa twinshi za Gahini, twagiyeyo. Uwitwa Rusamaza n'abatuye no muri Amerika bigeze kutwakira Gahini, nawe arabyibuka rwose. Twakoze umurimo mu kigo cy'ishuri. Icyo gihe mbese tugira groupe yo gusenga. Abo basore hari igihe nibuka twasenganye nabo bambangutse na Shizirungu Tuyano Patrick na Mike, twarasenze mu imvura iduhitiro, twadusenga. Habaga ahantu bita Natire Rusumo, haba amabuye twajaga gusengera. Turagenda imvura iratunyagira, hita turi gusenga Imana. Icyo Imana naho zambaraga mbese zirakomeza. Aha, ukiri aho ngaho. Yego. Muzehe Karikofi. Yego. Ndakeka ko yaguye mu Rwanda. Yego, yaguye mu Rwanda Igitarama. Aho amaze igihe cyo kurangiza. Yego. Byagenze gute? Wari uhari? Ndakeka ko wagiyeyo mu kiriyo. Yego. Byagenze gute mbese muri make? Rero icyo gihe nigaga muri vacances, Karikofi yarazaga tugakorana ivugabutumwa. Yego. Mu Rwanda tugakorana ivugabutumwa dusengana. Mbese twaragera ahantu tugasenga, akambwira ati tugiye kuganira n'Imana, senga umbwira ibyo Imana yavuze, nkamubwira nawe akambwira ibyo Imana yavuze. Mbese buriya agomba kugutoza n'ubundi kuntoza. Buriya bazaca umugani ngo ibyuma nibyo biza bicyazanye. Buriya n'abakozi b'Imana abanyembaraga baracazanye cyane. Usenganye n'umunebwe nyine arakumanura, ariko usenganye n'umunyembaraga impanira aracyaza. Yego. Mbese yarancaje icyo gihe cyane. Twarasengana gusarira, kerekwa, kamubwira ibihe, akavuga ati Imana yarabimbwiye. Ni umwuka wo kuganiriza. Navuga ku ndimi akazisobanura, nawe yavuga ku ndimi akazisobanura. Mbese arambwira ati ibyo Imana yambwiye birasohoye. Yego. Rero icyo gihe muri vacances twakoranaga ibivugabutumwa, hari abantu benshi Imana yadutumaga tukajyana nawe, kandi Imana igakora ibitangaza. Rero icyo gihe twakoranye ivugabutumwa, ariko igihe nza kuza hano kwiga mu Buhinde, igihe nagiye kwiga mu Buhinde. Uvuye Rwanda? Uvuye mu Rwanda. Nicyo gihe yansezeye, arambwira ngo ntabwo tuzongera kubonana amaso ku maso. Ati birarangiye, yewe tuzongera kubonana, ariko uzakorera Imana kandi ufite imbuto. Iwe niko yabivuga, imbuto, ufite impano y'Imana. Uzagenda amahanga uziga. Mbese yaratangiye no kumpanurira kiga muri secondaire ko nziga ubuzima bwawe nzigira mu mahanga. Nziga amashuri, ariko ngiye kuja mu Buhinde niho yansezereye. Yarambwira ati tuzongera kubonana. Ikintu yarambwiye ngo uzamenyera abana baje batoya. Yego. uzamenyera umugore wanjye. Rero ntabwo tuzongera kubonana. Mbese icyo gihe yandaza abana be batoya n'umugore we, kuko yari yarashatse umugore mukuru arapfa, afite abana bakuru. Mbese arangije ashaka undi wa kabiri. Arambwira ati rero ntabwo tuzongera kubonana. Nuko arambwira ati rero tuza gutandukana, uzane ikiganza ngusezere, ngufashe mu kuboko. Nuko rero mu kuboko turaramukanya, turi amagambo akomeye. Arambwira ati bye, tituzongera kubonana. Rero icyo gihe nje kwiga mu Buhinde. Urumva icyo Imana rero yavuze kirasohora. Yego. Nagiye kwiga mu Buhinde 2010. Icyo gihe natangiye 2012 ndagaruka mu Rwanda, kuko nigeze gutumirwa i Kinshasa mu ivugabutumwa, ariko nyura mu Rwanda. Rero icyo gihe rero yarakibaho. Turavugana mvuye mu Buhinde, bati muzehe ngiye mu ivugabutumwa,
nzanyura mu Rwanda igoma ni Kinshasa, ariko nzongera vi Kinshasa n'igoma no mu Rwanda inzi kureba Gitarama. Iyo ni gahunda nari mfite. yego. Rero ngeze i Kigali turavugana, aranyinginga ati waje tukabonana. Ndabona ati hari gahunda yanzanye, urabizi rero iyo waje muri programme ivuga butumwa kera bare bohereje imodoka kuza kumfata ivana i Kigali njana igoma, kuko igoma naho nari kuvuga ubutumwa mu itorero igoma Kinshasa naho ari itorero ryari ryatumiye yagutumiye. nuko rero ndambwira ati bishoboka kera bohereje imodoka kuza kumfata njana igoma. Aranyinginga ati waje tukabonana. Ndavuga ati bishoboka muze reka njyewe banze ngende ni ngaruka tuzabonana. Ati nuko bimeze, ati nuko icyo gihe rero nageze i Kigali sanga imodoka irantegereje intwara igoma. Yego. Imodoka nyine yari yaje kuntora. Icyo gihe mpita nkomeza n'igoma tuvuga ubutumwa muri iryo torero bari batutumiyemo. Nuko rero hashize iminsi 2 ja Kinshasa naho bakora ivuga butumwa. Ndi Kinshasa rero ngiye kugaruka kugira ngo uze kureba Karikofi. Habura umunsi umwe ngo ngaruke, mbese indege inkuri Kinshasa ingeze Goma. Nindangiza rero nje Gitarama kumureba, kuko naje nifuzaga yuko naje kumureba tukanasengana kana musura nk'umubyeyi kuko ni data wacu. Nuko rero habura umunsi umwe ngo vi Kinshasa barampamagara mu Karikofi akoze accident Gitarama, yaravuye i Butare. Ni accident yamwishe. Ni accident yamwishe avuye mu ivuga butumwa. Nuko ariko icyo gihe akaba yarabwiye abahanuzi ati ngiye gupfa. Barimo Bicinoni, barimo Saruhembe, tumunsi nzapfa mu kiriyo cyanje muzasengere Samuel ni wowe uzasiganye ibyanje aho nagarukije ni hazakomereza. Urumva ko Imana ibikora ukuntu yankuye mu Buhinde je mu ivuga butumwa bihurana n'urupfu rwe. Icyo gihe rero mpita mfata indege nje Goma. Vuye Goma rero mpita fata imodoka ijana Gitarama, tuja rero mu Kiriyoci. Nuko icyo gihe rero muri Kiriyoci we haje bakozi b'Imana bakomeye nyine basenga Imana babayo amakanisa. Rero bamuzekeje bikaba bari bakibaho. Oya yari yarapfuye. Cyane umukozi w'Imana wara n'igitwaza. Harabo nyine abo baprofete nyine bimurenge bazwi nyine abanuze bakuru ba Bicinoni na ba Saruhembe. Bicinoni nawe yarapfuye, nawe yabonaga ibihe cyane. Yego. Nuko rero baravuga ati rero Karikofi yaratubwiye ngo agiye gupfa, ariko tuzimike Samuel nk'umuhanuzi. Bose bari bahari na ba Apotre Gitwaza nabo nawe azakurikira kino kiganiro nawe yawo muhamya. Icyo gihe nari umwana muto cyane, 2012 nari umwana muto pe, ukiri mutoya. Yego. Icyo gihe barampfukamisha nyine bakora icyo gikorwa cy'ubuhanuzi, bakora iyo kitari prophétique, baransengera mu ruhame zabere Gitarama mu itorero rya Methodiste. Rero baransengera nuko ndapfukama, baransengera ku buhanuzi. Icyo gihe rero Erasto Karikofi bidegemza turamuherekeza turamushingura birarangira. Icyo gihe rero mbona kugaruka mu Buhinde gukomeza amashuri. Usubira mu Buhinde? Yego. Mu Buhinde ishuri ryawe rirakomeza? Ishuri ryanje rirakomeja. Nize y'imyaka 5. Imyaka 5. Nkaba ushobora kuzakurikira ikiganiro cawe bate mu Buhinde abo wasize cyangwa se bari bakuzi mu Buhinde ni nka hitwa ahagana he? Aho twize muri university bita Anamala University. Ahantu bita Kidamaram. Muri state bita Tamil Nadu. Ari abantu biwanye mwiganaga se? Yego. Nk'abantu b'abanyamurenge. Bari bahari n'abanyarwanda. Ndibuka umusore twiganye w'umunyamurenge bamwita Desire, Komezi Desire, nawe atuye hano muri Amerika. Icyo gihe Imana yaratubwiye kuko azaza muri Amerika. Avuye mu Buhinde nawe nyine? Mu Buhinde. Hari undi witwa Manyota Bosco. Mwiganye na Manyota? Nawe Imana yamuhaye amasezerano ko azaza muri Amerika ko azi imyaka 3 yadusize. Manyota wa Dallas. Ndetse yabonye green card. Naho ayo masezerano yahariwe mu Buhinde twarasenganye cyane Manyota. Hari undi witwa Pastor Gode Mutagoma. Ibindi bukadusenga Imana imubwira yuko agiye gushaka azabyara umwana wa mbere azaba umuhungu. Nawe azaba muri Amerika. Nawe yarashe. Hari undi witwa Eric Kajabika, nawe twariganye ni mu docteur n'abari na Imana naho iratubwiye kuko azazino nawe agiye gushaka azabyara umwana wa mbere w'umuhungu azaba
umwana wa mbere azabyara azaba umuhungu, nawe byarabaye, nawe yaraje arina. Ariko icyo gihe niga mu Buhinde nta ikindi gitangaza Imana yakoze, nshaka kuvuga ubuhamya. Wiganye na icyo gihe se Mbonye n'icyo gihe mwabanaga? Icyo gihe nawe twabanye, gusa Mbonye yaje nyuma, twamutanze mu Buhinde. Yego, iwe yaje nyuma, yaje basanga, yaje dusanga. Hari undi mugabo witwa Manuel Ngarukiye, nawe twariganye. Umudamu yagiraga ikibazo cyo gusuka inda, mbese yabyara abana, mbese yasama inda zikavamo. Manuel arandeba, turasenga. Icyo gihe twakoze acte prophétique. Manuel nawe azakurikira kino kiganiro, ababize mu Buhinde baramuzi, we akorera mu Rwanda. Icyo gihe rero nawe turasengana, Imana ivuga yuko turasenga, Imana ivuga ko umugore wiwe atazongera gusuka inda. Birangiye agiye kubyara abana, azabyara abana 3. Uwa mbere azaba umuhungu, uwa kabiri umuhungu, uwa gatatu umukobwa. Yego. Ko rero asamye iyo nda, abanza kugira ubwoba, akampamagara buri gihe, ese indi zavuka. Rimwe na rimwe umugore bw'akarota yavuyemo, akagira ubwoba, akampamagara kubera ibyamubayeho. Ariko kamukomeza kamuhumuriza, nyine iti Imana yavuze ikiza gisohora. Ubu rero Manuel kuvuga icyo gihe dusenze, nawe kino kiganiro azakibona. Umugore we ntiyongeye kugira icyo kibazo. Ubu yabyaye abo bana 3, uwa mbere n'umuhungu. Icyo gihe Imana yaravuze ngo umuhungu azamwitega ihozo, n'ubu yamwisega ihozo. Uwa kabiri aba umuhungu, uwa gatatu n'umukobwa. N'ubu Manuel turavugana, icyo Imana yavuze aho ngaho cyarasohoye. Asante cyane. Ikindi twabanye n'undi mukozi w'Imana witwa Gael Karomba. Gael, koca Gael mukomeza mudango muza mwumva cyane. Nawe binaha abamen. Nawe twariganye, ndetse ari mu bantu bagize uruhare njewe mu kuja mu Buhinde, no wafashije, ndanamushimira. Nawe twarasenganye, yari pasiteri, atuye men, bamwita coach Gael hano, afite na chanuye. Ubu ngubu yabaye mu businessman, n'ubu ari mu Rwanda. Yego. Nawe twariganye, twarasenganye. Naho rero Imana atangiye kudukoresha imirimo ikomeye, nawe hari ibyo Imana yamuvuzeho, ibyinshi byarasohoye. Naho rero twize rero, naho izo mbaraga z'Imana ziramanuka, Imana itangira kunkoresha muri icyo kigo. Ni naho twahure na Mbonye, naho Imana imuvugaho ibyo nawe uza kumuhanurira ko azaba umuhanzi ukomeye. Hano uwo nasengeraga wese, buriya Imana dufite umugambi muri kino gihugu. Hari undi nawe twasenganye witwa Claude Habineza, atuye Arizona, ni umunyarwanda, nawe inshuti yanjye cyane, twariganye. Nawe Imana imuha amasezerano ko azazana muri Amerika. Kandi kugusetsa bose baje mbere yaje, nijewe naje nyuma. Hari wazo usetsa ngo atabantu bose babanze baraza, nawe umuhanuzi wabaye nkamose, nukuvuga ngo bose yagenderaga inyuma. Bagiye bahanura bose baza mbere yanje, je naje nyuma yabo. Yego. N'ubu turavugana. Rero abo twarasenganye cyane, n'uwo Claude Arizona twarasenganye nawe cyane. Rero aho ngaho Imana yakoze ibikomeye. Aho mu Buhinde banyitaga prophet, uvuze ngo Samuel ndi barimenye. Kubera ko baramaze kukumenyera. Mbese iryo zina prophet n'izina banyise. Yego. Mbese n'izina banyise ntizwe n'abavye n'abanyeshuri barinyise. Asandi cyane. Nibutse abantu yuko tukiri kuri Gitavi TV. Iyi ni Gitavi TV, tuca ko tuganira n'umukozi w'Imana Samuel, umuhanuzi ukomeye, cyangwa se umuhanuzi mu bwoko bwacu bw'Abanyamurenge, uzwi kandi ukorera Imana. Ndagira ngo nanone dukomoze ku kintu cyambonye. Yego. Wenda mu minsi ishize nabikuganirijeho mu buryo bukeya, ariko kandi butimbitse. Tubwire uburyo buhanuzi bwambonye bwaje. Ese bwo bwaje nk'ibisanzwe, cyangwa wenda hari ukundi kuntu kwari kwahindutse? Ubuhanuzi bwambonye nabwo bwaje butunguranye, kuko Imana iza kumva ibintu ntabwo mba nabitekereje, ntabwo mba nabiteguye ngo byandike. Ni ibintu biza bintunguye, nka wa munsi umwuka yantunguye uri ruguru. Ndi ruguru, niko n'ubuhanuzi buza. Buri gihe cyose Imana yatanze ubuhanuzi buza butunguranye. Mbonye nawe yaje dusanga mu Buhinde, ari umuntu usanzwe bisanzwe, aje mu ishuri nk'abandi bose. Ndetse akiri ni Kigali, kuko yubishe, kuko
senga bamuhaye témoignage ako tutaramenyana akiri mu Rwanda atangira kumpamagara timukozi w'Imana kwa kondo nyine tisengera ibi nibi bamwe kuri umuhanuzi tutaranamumenya ico gihe turasenga ariko wambwira ko azaza kwiga mu Buhindi ndetse n'umuvyeyi wiwe tukiri Kigali nyine kuko tukiri mu Buhindi twiganaga na mushiki wiwe umuze wambonye batangiye kumvugisha nyine umuvyeyi we kiri mu Buhindi atanze papa we oya mama we kuko twavuganye bese mbonye aza afite ubuhamya kuko namara mugiye turiya mukozi w'Imana haramukozi w'Imana uri mu Buhindi mbese ico gihe arangije kugerayo rero niho twatangiye kuza dusengana tukaja ku mucanga ahantu bita ku nyanja y'Ubuhindi yego tugira groupe naho twajaga gusengayo twajaga saa 8 z'ijoro tugasenga tugeza saa 11 dusenga mbese mbonye yari aba muri iyo groupe mwaje gusengera ku nyanja y'Ubuhindi yes nijoro ni ngaho hari mbese umutayo iyo nyanja yabaga nko abadayimoni benshi yego abaza guterekera bajagayo nabaza gusenga kuko haba imbaraga z'abadayimoni nyinshi natwe rero tukaja kurwana nazo nyine dusenga habaga n'imbaraga z'Imana buri ahantu Satani akorera cyane n'Imana ibihari iyo rero mugiye nyine bugakorera ahantu badayimoni bari Imana irabazamura cyane mu mbaraga aho rero niho twatangiye sinambonye wenyine Imana atanze amasezerano menshi ku bantu benshi twasenganaga unafataga umuntu umwe kamusengera akava ku wundi kandi twagira gupeka abantu ka 40 umuntu wese yavagaho yasengewe wese twajanaga yavagaho yasengewe yego rero mbonye ico gihe Imana yatangiye kumuhanuzi kuko azaba umuhanzi w'icamamare ibyo yigiye atazabikoresha ahubwo impano yo kuririmba ariyo izamuzamura Imana itangira kumubwira ko nta bindi azakora kuko yize farumasi ibyo atazabikora akumirwa biza gute ntazakora none se hano ndi hano mu winde ngori ibyo atazakora nuko ariko aho uzaje gukomerera nige twakoresha igiterane bita ahantu bita Salem twakoresha ibiterane abanyeshuri bamaze kumenyera twafataga umwanya wo gusenga kandi umwanya wo gusenga bakampa rero igihe hose habaga ibiterane buri gihe cyose bampaga umwanya wo gusengera abantu yego nuko ico gihe nuzura za mbaraga z'Imana zafashe nuko mbonye rero mutambutse imbere mu ruhame arapfukama muramusengera musabira amafuta y'ubuhanzi mbese y'uburirimbyi Imana imuvugaho ibintu byinshi yego byinshi cyane ibi ni ubizi byinshi je sinanabyibuka kuko azaba umuhanzi w'icyamamare azaza mu Rwanda Imana izamukoresha imirimo ikomeye cyane turanamukije by the way ahantu ari reka tumuramutse tuvuge ngo yambu cyane kandi ndakeka yuko ibyo Imana yakoze yagiye abibona ibyo yagiye avuga Imana yagiye ivuga yagiye abibona yego none kuri ubu umushumba bimeze gute ese kuri ubu itorero rihagaze he kuri ubu nyine itorero uribona gute nkawe ubwawe ufite iyo mpano umeze gutyo Imana ikubwira iki ku itorero itorero ry'iki gihe abenshi basubiye inyuma bagisenga ko bikwiriye yego buri mukristo udasenga abameze nk'ikiziba kidatemba mu yandi magambo abameze nk'imbunda idafite amasasu yego buriya intwari itarimo amasasu ntirasa rero umukristo udasenga utayobwa n'umwuka wera w'Imana abameze nk'imbunda itarimo amasasu mbese ntaco yakora rero amakanisa menshi y'iki gihe yasubiye inyuma ntagisenga basigaye bakoresha ibintu gusa z'umuhango bya itiririji ugasanga badasenga gusa ari umuhango kandi rero itorero ryose ritayobwa n'umwuka wera w'Imana nta torero barihari yego ariko itorero ribwa n'umwuka wera w'Imana iyo ni itorero barakomeye asandi cyane kubw'amasaha reka tugire duhinira ahangaha ariko niki ushobora kubwira itorero niki wabwira abantu bo nyine baja mu matorero basenga niki ushobora kubabwira turarangiza ikiganiro cyacu icyo nababwira ni ugusenga kandi barangiza bagasoma ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana riramubwira ngo Yesu agiye kuja mu ijuru
yaravuze ngo ntabwo adusize k'imfubyi, adusiga umwuka wera. Yego. Azatubera umuyobozi, azatubera umwigisha, azatubera umujyanama. Buriya umuntu asenga cyangwa se umukristo asenga cyangwa itorero risenga cyangwa umushumba yuzuye umwuka wera w'Imana, biba byiza cyane kuko umwuka nuhindura umuntu. Yego. Buriya zino nyigisho zose zitarimo umwuka ntizahindura umuntu. Yego. Rero icyo nashishikariza abantu ni ugusenga Imana, gusoma ijambo ry'Imana, bakibuka ibihe bya kera. bakibuka ibihe bya kera, n'abatarakizwa nabo bakitoza gusenga no gusoma ijambo ry'Imana cyane, no kuja mu matorero aho basengera bakubahiriza gusenga. Yego. Ndumva icyo Imana izabasha kubahishurira ibintu bikomeye. Yego. Tewe n'abashumba babo bababwiriza nabo nuko basenga, Imana izabakuza mu buryo bw'umwuka. Burya mu mwuka naho nugukura, ugenda uva mu rwego uja mu rundi, uva mu rwego uja mu rundi. Rero ibigushoboza no gusenga Imana no gusoma ijambo ry'Imana. Yego. Yego. Asante cyane. Nanone katurangize ikiganiro cacu cubu nyine, wenda Imana idufashije tuzongera tuganire, wenda tubwire igice ca kabiri. Yego. Ntuzatubonera umwanya cyangwa se Imana ikidutijije ubuzima bwo kubaho. Yego. Tuzongera kandi tuganire. Yego. Ariko tutarasoza, niki ushobora kubwira aba bose mwabanye mu Buhinde, aba bose Imana yagikoreye imirimo muri kumwe biciye muri wowe? Yego. Kuri none niki ushobora kubabwira umuntu wese uzi mwabanye? Cyo no babwira nuko Imana uko yari iri kera cyagiye mu Buhinde n'uyu munsi niko ikiri, ntizihinduka. Abantu bahinduka ariko Imana ntihinduka. Cyo no babwira gusa nibakomere kuri Yesu. Yego. Bagasubira inyuma, za mbaraga z'Imana zakoraga mu Buhinde no mu Rwanda, ku Rusumo n'Imutenderi no muri Kongo ni zimwe, Imana ntihinduka. Rero icyo nabwira inshuti zanje, mugende mukomere kuri Yesu, musenga Imana, ntimugahindurwe n'ibishye. Imbaraga z'Imana, hari umunsi baravuze ngo Imana ile ya kwanza, ngo sinzayireka. Rero mukomere muri Yesu, mukomeze musenga Imana, kandi ndabizi bamwe muri bo Imana bagiriye neza bitewe n'amasezerano bakuye aho ngaho nyine. N'ubu Imana cyakomeza kubagirira neza, ariko icyo nababwira, ntimukareke Yesu, ntimukareke gusenga, ntimukareke kwegerana Imana, ntimukareke gusoma ijambo ry'Imana. Imana izakomeza ibafashe muri urugendo rwo kuja mu ijuru, tuzarusoza amahoro. Nicyo gusa nabwira abavandimwe, inshuti zanje twiganye, kandi ndanabasuhuje mwese aho muri. Ubu ndi muri Leta Zunze za Amerika, tuzabonana benshi, twatangiye no kuvugana ku matelefone. N'abari mu Rwanda ndabasuhuje cyane, abo twiganye ni benshi, ndabasuhuje ba Innocent, abigaga Bangalore ndabasuhuje, ba Ivan, mwese ndabasuhuje. Mukomere muri Yesu, ndabizi tuzabonana igihe nikigera. Murakoze cyane inshuti zacu bakunzi ba Gitavi TV. N'ubundi mwari kumwe na Augustin, nakagaruka tuzasubira Yesu akidutijije ubuzima. Mugire ibihe byiza, abari mu nijoro mugire ijoro ryiza, ndetse abari ku manywa mugire amanywa meza. Murakoze.